imbavu zanjye zuzure Vestine na Dorcas bagiye gushyigikira Niyo Bosco. Aha Niyo Bosco yari yateye ivi. Iyo utazi ko ari igihe kizagera ntabwo nigeze nisanga nk'ibi, ariko nibyo bintu by'agaciro nigeze mbona kuko nabigezeho ubu ngubu. Umuhanzi Niyo Bosco yambitse impeta umukunzi we Mukamisha Ilene bemeranyije kurushinga. Ni umuhango wabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nzeri 2025. Uyu muhango wabereye ahitwa La Palace Hotel Gashora. Naho bino birori byose byabereye. Ni umuhango witabiriwe rero n'abasitari bagiye batandukanye, haba rero n'itsinda rero Vestine na Dorcas naryo ryitabiriye uyu muhango. Nyine baje gushyigikira umuvandimwe wabo Niyo Bosco. Murabizi yahoze abandikira indirimbo nyinshi cyane twagiye tubona. Indirimbo nyinshi nagiye uzandika buriya ku bantu batabizi. Gusa ntabwo ari Vestine na Dorcas bitabiriye uyu muhango, harimo na Idriss nawe yari yaje gushyigikira nyine iyi famiye nshya igiye gutangira urugendo. And anytime when faced with you, it's gonna be playing with the fire. In your life, I see my life direction. When you want more, see now you give. Isaba gusa bari bahari kuko harimo rero by'umwihariko timu yose ya MIE Empire yose yari yagiye, bitewe rero nuko na Niyo Bosco abarizwa muri MIE nayo yari yagiye rero kugira ngo babashe kubashyigikira. Muri kubibona kuri kamera, muri kubona Chris Easy, muri kubona Traore afite kamera, umukameramani we yagumye mu kazi. Ku ruhande rundi muri kuhabona Idriss ari kumwe rero na Vestine, hirya gato hari Dorcas. Gusa bose bari bafite amatelefone bakamera. Na Ilene muri kumubona inyuma, sinzi ariko Ilene ko muri kumubona neza. Ndetse nyine na Junior Giti nawe n'umwe mu baje gushyigikira nyine Niyo Bosco nk'umuvandimwe, ndetse n'umuhanzikazi Bwiza nawe n'umwe mu baje gushyigikira Niyo Bosco nk'uko mubibona kuri kamera. Twavuga ko ari ibirori byari bishyushye cyane, ni ibirori byari byiza, ni ibirori kandi byari binatuje nyine. Ni ibirori Niyo Bosco yafashe mu mwanya arangiza akaririmbira umukunzi we. Yafashe umwanya munini cyane amuririmbira indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo twavuga ko tutarumva ahandi hose, ni indirimbo yamuhimbiye. Byaranzwe rero n'ibyishimo. Iki kirori cyari ikirori cyiza, ni ikirori nyine cyabereye hariya nyine Gashora nk'uko twatangiye tuyabwira muri hoteli yitwa La Palace. Byabaye kuri uyu munsi. Gusa rero nubwo byahise ko bijya hanze rero ku mbuga nkoranyambaga, Mukamisha Ilene yakomeje rero guterwa gati avuga ati wasanga kurikiye ibindi bitari urukundo. Abantu benshi mu makomenti bagiye bavuga ati ngo reka tubihereze iminsi, ngo reka dutegereze wenda tuzamenya icyo yashakaga. Gusa benshi bagenda bavuga ati buranga amafaranga nta kintu adakora, ngo nta cyo adakora buriya wasanga ari yakurikiye. Ariko nyamara nyuma y'ibyo byose bavuga we yifitiye intego, wasanga ari urukundo nyine. Nta wapfa kuhita aca urubanza. Yego, uyu rero Mukamisha bari bamaze igihe rero bavuga mu rukundo cyane. Niyo Bosco yarashize igihe gito amaze kumugaragaza nk'umukunzi we nyine, byagiye bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Ku uyu munsi rero yamutereye ivi, aramutungura, aramupropoza kugira ngo bazabashe kurushingana by'iteka. Ni ibirori rero byari birimo abasitari batandukanye, by'umwihariko abahanzi. Nk'uko rero abahanzi rero iyo bahuye murabyumva ntabwo babura kuririmba. Nabo baba baririmbiye, haba Chris Easy, haba itsinda Vestine na Dorcas, bose rero baririmbye. Gusa mu kuririmba bafatanyije indirimbo nyine. Niyo Bosco babwira ati mudufashe muturirimbane, bararirimba barishima cyane. Yego, ni inkuru yagiye igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, bagiye babyandikaho rero bishimira rero umuhango cyangwa se igitekerezo Niyo Bosco yagize cyiza. Ni igitekerezo twavuga ko ari igitekerezo cyiza rwose, ni igitekerezo
benshi batabasha gutekereza, dore ko nawe rero mu magambo yavuga ati uyu munsi nagusanzwe kuri njye, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza. Niyo Bosco yaje gushyigikirwa rero nkuko nawe yagiye ashyigikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko rero nka timu yose ya MI Impaya yari yaje kumushyigikira cyane ko yayibarijwemo igihe kinini cyane, nubwo igihe cyageze ayivamo, ariko yayibarijwemo igihe kinini arabasapotinga, kandi buriya ahantu urukundo rwageze ntabwo rujya rupfa kuhava gutyo. Baje rero kumushyigikira kubera ko yabaye nyine umuvandimwe wabo, bamutera ingabo mu bitugu ndetse n'inshuti ze zindi zigiye zitandukanye. Gusa nyine wabonaga ko abantu bahiganje cyane ari abasitari bagiye batandukanye, by'umwihariko muri music ya industry mu Rwanda. Ibyo byose rero bibaye nyuma yaho itsinda Vestine na Dorcas rimaze igihe rero ritaramiye hariya Musanze. Ni ibirori byabaye ndetse ni ibirori byagarutsweho kenshi cyane, ndetse natwe twagiye tubigarukaho. Hari hashize igihe kinini batongera kugaragara mu ruhame, haba we nyine na Idriss ndetse nyine na mugenzi we Vestine nako Dorcas bongeye rero kugaragara muri ibi birori. Ni ibirori rero byavugishije benshi, ni ibirori byavugishije benshi bagiye batandukanye no ku mbuga nkoranyambaga, ariko no gutegereza tukumva ijambo rya nyiri bwite nyine Niyo Bosco. Nubwo rero byakomeje kugirwa ibanga, byinshi byavugiwe, amakuru ntabwo arahajya hanze, byavugiwe nyine nk'uwateguye ibirori, kugira ngo twumve akanyamuneza kari ku mutima, kuko ni ibirori byiza cyane, ni ibirori byo kwishimirwa. Yego, nkuko rero Vestine na Dorcas baje rero gushyigikira Niyo Bosco, ndetse nyine na Vestine na Idriss nabo murabyibuka ko Niyo Bosco nawe yaje kubashyigikira mu bukwe bwabo, aho banamuhaye impano. Ni impano yuko yabafashije, yababaye hafi mu kwandika indirimbo umunsi ku munsi. Ni indirimbo yabandikiye nyinshi cyane, ntabwo twazivuga ngo tuzirangize, kuko ziriya ndirimbo zose mubona hafi ya zose ajya zifitemo uruhare. Yagiye azandika, batanga ibitekerezo, dore ko ari nawe wabafashije kwandika n'indirimbo yabo ya mbere Nahawe Ijambo na Papa, byose niwe wabafashije kubyandika kugira ngo tubashe kubibona neza kuriya, tubashe kubabona, tubashe kubona talent zabo mu buryo bwihariye, mu buryo buri specific. Bose rero ni ibyagizwemo uruhare n'umuhanzi Niyo Bosco. Gusa rero reka nkubwire ko ibiganiro byacu byari akagaruka, cyangwa se bare no gukanda subscribe ugafunga inzogera kugira ngo amakuru meza agiye atandukanye kandi byiza byose biri hano bitazigera bigucika. Mwabanye nitwa DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.